여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, uyu ni umunsi wa nyuma w'igiterane cyacu cyo mu mpeshyi. Ikintu cy'ingenzi cyane ni ibyo ko tugomba gutanga amaturo tugakora n'ibintu byinshi mu buzima bwacu bw'umwuka, ariko ikirenze ibyo byose turamutse duhuje imitima yacu n'umutima w'Imana. Ikintu gitangaje ni uko umutima w'Imana watembera muri twe. Umutima wacu uramutse uhindutse umwe n'Imana, natwe duhinduka umwe n'Imana, tukaba abera nk'uko Imana yera, tukaba abanyembaraga nk'uko n'Imana ari inyembaraga. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Ndabasabye mubumbure Bibiliya zanyu mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 3 tujye gusoma. Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjiraga mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Uyu munsi nabaye nk'umuntu uhuze ukuntu guhera saa 11 kugeza saa 2 za mu gitondo nagiranye inama kuri Zoom n'abapasiteri bacu bari ku isi yose. Nazindutse mu gitondo cyakarenza ku itorero saa 11 tugirana iyo nama yo kuri Zoom. Rimwe na rimwe nabwo tujya duhura tukaganira ku bintu bitandukanye birimo kubera hirya no hino mu isi. Nyuma y'ifunguro rya mu gitondo saa 1 twiteguye icyiciro cya mbere cy'igiterane cyacu. Nyuma y'icyiciro cya mbere twageze ifunguro rya saa 6. Hari n'umuhango w'ubukwe nagiye kwitabira. Nagiye mu saa 8 n'igice kwitabira ubwo bukwe. Mu gihe nagarukaga byari bigeze mu saa 10. Buri mugoroba dukina imikino ya siporo. Nk'isaha imwe. Nuko nari mugejejwe no gufata ifunguro ry'umugoroba. Nyamara kuri ifunguro ry'umugoroba nahise njya kwitabira icyiciro cy'umugoroba cy'igiterane cyacu. Rero umunsi wose nari mfite gahunda ihuze. Ndashimira Uwiteka Imana cyane. Kora ko umutima wanjye n'umutima w'Imana byatemberaga hamwe. Ibyo nakoraga si umurimo wanjye, ahubwo ni umurimo w'Imana. Muri iki gitondo twaganiriye kuri Petero. Mu gihe Petero yihakananye inshuro 3 yagize inkomanga mu mutima we, umunsi umwe aza gutekereza ati ese ubu nakongera kwita umwigishwa wa Yesu gute? Reka dasindi we. Ntacyo ndicyo usibye kuba umurobyi gusa, ngiye kwisubirira mu burobyi. Yisubirira mu burobyi ariko ntiyabasha gufata ifi n'imwe. Nuko Yesu aza nk'uko basezeranye, atese hari ifi n'imwe ugeze uroba? Ati ntayo. Ngaho jugunya urushundura rwawe urobe. Nuko arujugunya iburyo aroba ifi nyinshi. Aromoka ajya ku butaka, asanga Yesu yamaze gucana umuriro, ndetse ari gutegura umutsima aho ku muriro. Nta n'icyo baganiriye. Yesu bahise batangira gusangira ifunguro rya mu gitondo. Amaze gusangira ifunguro rya mu gitondo, Yesu abaza Petero ati Petero mwene Yona, ese urankunda kurenza bose? Ati mwami urabizi ko ngukunda. Mu gihe Petero yakanaga Yesu inshuro 3 yagize akababaro kenshi mu mutima we. Ubwo Yesu yazukaga aribwira ati njye sinyira umwigishwa wa Yesu, ntabwo nkwiye kuba umwigishwa, ahubwo nkunda umurobyi gusa usanzwe. Ako kanya nibwo Yesu yazaga kuvugana nawe. Nuko barasangira ifunguro. Nyuma yo gusangira, Yesu abaza Petero ati Simoni mwene Yona, se urankunda kurenza bose? Ati yego mwami urabizi ko ngukunda. Ngaho rero gaburira intama zanjye. Yesu nyuma y'urupfu rwe yaje kuzuka. Petero yari afite ipfunwe ry'uko yihakanye Yesu inshuro 3 ubwo atogwa muri yombi. Ibintu byose byasa nk'ibyarangiriye Petero. Atangira kwibwira ati senge n'umwigishwa bwoko ki? Namwihakanye inshuro 3, sindi umwigishwa we. Nuko Yesu abaza Petero ati Simoni mwene Yona, ese urankunda kurenza aba bose? Ati yego mwami urabizi ko ngukunda. Ngaho rero gaburira intama zanjye. Petero aratangara. Ati namwihakanye inshuro 3 ariko arashaka ndagira intama ze. Mu gihe ibyo Yesu uragamo inshuro 3 ati Simoni mwene Yona urankunda kurenza aba bose? Ubwo Petero bitekerezagaho cyane. Nibyo koko Petero yakundaga Yesu, ariko yihakanye inshuro 3. Yesu aramubwira ati urankunda kurenza aba bose, ngaho aragira intama zanjye. Ati nanjye umuntu nkanjye aranyemeye koko? Mu kanya gato kare kashize yibwiraga ko Yesu ari bumureke ko yamwihakanye,
ariko muri ako kanya Petero na Yesu bagize umutima umwe. Nyuma yaho Petero abwira ijambo ry'Imana abantu 3,000 n'ibihumbi 5 bose bakira agakiza. Bukeye bwaho Petero ajya ku rusengero, nuko abona umuntu wavutse amugaye. Yaramburaga amaboko asabiriza ko bamufasha. Petero yari afite umutima atese Yesu yeza kuba ari hano yari kubigenza ate? Yari gukiza uyu murwayi. Ariko nanjye mfite umutima uhuye n'uwa Yesu, ndamutse mbigerageje se ko yakira? Petero ntiyakiri Petero ukundi, ahubwo yari ari Yesu. Nubwo hazi kubigaragara ndi Petero, ariko afite umutima wa Yesu, ubwo nanjye ndi Yesu. Nuko abwira wa muntu umugaye ati turebe. Abitegereza yiteze ko ari cyo bari bumuhe. Barambwira bati feza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo ufite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ako kanya wa muntu wamugaye Yesu ahaguruka, nuko atangira kugenda. Kera cyane ibintu byabayeho. Igihe kimwe nari ndi mu rugo, nuko umuntu arantelefona. Baravuga ngo Pastor Kim Chong-hwan ari mu bitaro bitewe na kanseri, ariko ntabwo ari koroherwa, ahubwo ari kurushaho kuremba, ashobora kumara nk'iminsi 2 cyangwa 3. Mwenda tumwambwiye ko mwene data Kim Chong-hwan yari ari mu bitaro bya kaminuza, no kujya kumureba. Nuko arambwira ati Pastor rwose ibintu biri bukunde. Uwo Pastor Kim yambwiye ko umuganga yari yavuze ko bitari bivuze gukunda. Bukeye bwaho nagomba kujya mu mujyi wa Gwangju. Njyewe n'umufasha wanjye twese twerekeje Gwangju. Nuko mbwira umufasha wanjye nti reka tuze guhaguruka isaha imwe mbere yuko twerekeza Gwangju. Mu nzira dushaka guhagarara ku bitaro bya kaminuza Gwangju tukareba mwene data uharwariye. Nuko njye n'umufasha wanjye n'umuhungu wanjye twerekeza ku bitaro. Nkimara gukingura urugi rw'icyumba rwariyemo, byasaga nkaho yamaze gupfa kubera ko ntiyananyeganyegaga ari ku buriri. Umugore wa mwene data Kim Chong-hwan yari yicaye ku buriri yubitse umutwe ameze atya. Nuko ubwo twinjiraga yubuye umutwe, arongera arawubika nanone. Nyina mwene data Kim Chong-hwan yarimo kumena amarira aho ngaho imbere y'uburiri. Uwo mwene data ntiyarimo kunyeganyega na busa, byasaga nk'asinziriye. Nkimara gukingura urugi rw'icyo cyumba, cyari cyuzemo umwuka w'urupfu. Murawukanya narebwiye nti iyo biza kuba atari ngiye Pastor Oxpac winjemo hano uyu munsi, ese iyo Yesu azamo hano uyu munsi ari gukora iki? Naje kubitekerezaho. Igihe cyinshi usoma Bibiliya ibintu nkunze kubitekerezaho. Mu gihe nshema kuba ndetse n'ibyago, nakomeje gutekereza ndetse Yesu yaza kuba ari mu mwanya wanjye, ni gute ari kwitwara muri iki kibazo? Ariko nanjye Yesu ari mu mutima wanjye, bivuze ko yagakoze atya. Uwo ni umutima nagize muri jye. Uyu mwene data yari atarapfa, ariko iki cyumba cyari cyuzemo umwuka w'urupfu. Murawukanya naje gutekereza nti iyaba Yesu yari ari hano yari kumukiza akamuhagurutsa. Kora ko Yesu ashoboye kumuhagurutsa. Ubwo natekerezaga ntyo, mu mutima wanjye naje kwibwira nti nanjye mfite umutima wa Yesu, kandi Yesu atuye muri jye. Rero Yesu uri muri jye ashoboye gukiza uyu muntu. Uwo ni umutima nagize. Naje kumamagara mwene data Kim, fungura amaso yawe ndeba. Nuko ndasakuza. Aravuga ati yego Pastor. Numvise abaganga bavuga ko urubuze gupfa mu minsi 2 cyangwa 3. Ibyo nibyo bihurimo. Mu gihe nasaga ahangaha, icyo naje gutekereza nuko yeza kuba atari njye, ahubwo ari Yesu waje ahangaha. Ese ari gukorera iki? Iyo Yesu aza muri iki cyumba cy'ibitaro ari gukora iki? Ese ari kubwiriza gusa undi akigendera akavuga ati sinzi ibyakubayeho? Ntabwo yakwigira akora atyo. Yavuga ati mwene data Kim Chong-hwan agiye gupfa. Birababaje, dore na nyina ari kurira. Rwose byanze bikunze yashaka gukiza uyu mwene data. Nagize izo mbaraga mu mutima wanjye. Ni mwene data haguruka, fungura amaso yawe ndeba. Nuko ndamubwira nti. Arangije arasubiza ati yego Pastor, abaganga bavuze ko urubuze gupfa mu minsi 2 cyangwa 3, ariko ibyo nyine ni biriho gusa. Niba Yesu ari kumwe natwe ahangaho aka kanya, mujya kubona ugiye gupfa akabona nyoko n'umugore we barababaye, utekereza ko yakore kugapfa? Ntabwo yabikora atyo. Byanze bikunze yagukiza. Mwene data nanjye mfite Yesu muri njyewe, kandi we Yesu ashoboye kugukiza. Kuri umutima wawe n'umutima wa Yesu biramutse bihindutse umwe. Yesu nigeze atambuka ku barwayi bari bicaye ku irembo ry'urusengero. Niba Yesu ari kumwe natwe hano uyu munsi, byanze bikunze aragukiza indwara yawe. Kuri buri kintu cy'ingenzi cyane kurenza ibindi, untega amatwi neza wumve. Kurungurura umutima wa Yesu n'umutima wawe biramutse bihindutse umwe, mwamubura abantu bahuje umutima. Uyu munsi nitabira umuhango w'ubukwe. Umukwe yagaragaraga neza n'umugeni nawe yagaragaraga neza.
ubwo najyaga muri ubwo bukwe nari nishimiye cyane kubana nabo, nuko ngaruka hano ku itorero dukina imikino ya siporo. Ababyeyi b'umukwe ndetse n'umugeni baje kundamutsa, nuko turaganira akanya gato nuko basubirayo. Nashima Imana cyane. Niba Yesu ari hano, ntabwo kwirengagiza umwene data ugiye kwicwa na kanseri byanze bikunze yamukiza. Na Yesu yari ari muri njyewe kandi byanze bikunze agomba kugukiza. None se icyo ugomba gukora ni iki? Uramwene data naramusakurije ndavuga cyane nti, mwene data Kim, fungura amaso yawe ndeba. Nuko arasubiza ati, yego pasiteri, umaze amezi menshi uri kuvurwa, none muganga avuze ko uri bupfe mu minsi 2 cyangwa 3. Ushobora kuba nta masaha menshi usigaranye yo kubaho, ariko ntekerezaho, nubwo ndi hano ndi kumwe nawe, yeza ko atari njye ahubwo ari Yesu uri hano, byari kugenda bite? Yari kukubwiriza ijambo, agakora ibintu byinshi, ntabwo yakwishushanya ngo yorobeka nk'atakubonye. Mu gihe abonye uburyo umugore wawe na nyoko bababaye, ntabwo yapfa kuvuga gusa ngo ndigendeye ndahuze, ahubwo yagukiza. Byanze bikunze ibyo Yesu yabikora. Kuri ubu rero igikuru nuko niba umutima wawe n'umutima wawe ubihindutse umwe, guhera icyo gihe ubu burwayi ntibuzongera kuba ikibazo cyawe, ahubwo buzaba ari ikibazo cya Yesu. Igisabwa rero ni ugushyira umutima wawe hamwe n'uwa Yesu. Nuko ndamusobanurira. Nibwo nasomaga Bibiliya nasanze Yesu yaramaze hano ku isi imyaka 33, byaba mu murima, yaba i Yerusalemu cyangwa se bari mu muhanda, aho yabaga ari hose. Buri uko yabonaga umurwayi yahitaga amukiza, ntiyigeraga amwirengagiza. None Yesu niba ari na hano, byanze bikunze nawe aragukiza. Ariko hari ikintu kimwe gisabwa. Ni gute yagukiza? Ubwo Yesu yari ari muri isi yajyaga akiza abarwayi bose, ntiyigeraga yirengagiza habe n'umwe muri bo. Rero wizere ko nanjye uri gupfa Yesu ari bunkize byanze bikunze. Ibyo bishobora kubaho igihe wahuje umutima wawe n'umutima wa Yesu. None se ubwo uzi ko washyira umutima wawe hamwe n'umutima wa Yesu? Nasomye Bibiliya inshuro nyinshi, ariko Yesu nigeze yirengagiza abarwayi. Niba Yesu ari hano ari bugukiza ako kanya, byanze bikunze ari bugukize. Nuhuza umutima wawe n'umutima wa Yesu, uraza kugira umutima wo kwibwira ngo byanze bikunze ari bunkize. Rero ashishikajwe no kugukiza. Nawe niwizera ko yabasha kugukiza, icyo gihe uragira umutima umuhuye n'uwa Yesu. Icyo gihe aratangira kugukorera. Iyo kanseri zaba ari ubusa ugereranyije nawe. Rero ubu ni bwo buzima bw'umwuka. Ushobora kuba warakoze ibyaha, warakosheje, ariko uramutse utahuye umutima w'Imana muri Bibiliya, wavuga uti, uyu ni umutima wa Yesu, reka umutima wanjye nkuhuze n'umutima we. Umutima wanjye nuhinduka umwe n'umutima wa Yesu. Guhera icyo gihe, aho yagusanga hose azatangira gukorera muri wowe. Muri iki gitondo navuze kuri Petero. Petero yihakanye Yesu inshuro 3. Yatekereje ko Yesu atazongera kubaho, ko atazongera kumufasha ukundi. Aribaza ati, ese njye ndi mwigishwa bwoko ki? Sinyira umwigishwa ukundi. Ntacyo ndicyo usibye kuba umurobyi, ngomba kwisubirira mu burobyi. Yesu nyuma y'iminsi 3 apfuye yarazutse. Nakagombye guhamya uyu muzuko, mvuga nti umwami wacu yarazutse ava mu rupfu, yanesheje urupfu, uyu munsi ni muzima, yogeje ibyaha byacu. Ikintu cyakagombye kuba arimo guhamya, ariko ntiyashoboraga kubikora. Yarebwiraga ati, ese njye ni mwigishwa bwoko ki? Namwihakanye inshuro 3. Sinyira umwigishwa we ukundi, sinyira umwigishwa we. Ntacyo ndicyo usibye kuba umurobyi gusa, ngiye kwisubirira mu burobyi. Yeretse umurimo we wo kuba umwigishwa nuko yisubirira mu burobyi. Rimwe na rimwe ntabwo njya nsura ingo za bene data, bitewe na COVID-19 muri minsi nabikora kenshi. Iyo bafite ingorane ntabwo njya mbasura nkababwira amagambo ya Yesu nkabafasha. Uyu mwene data witwa Kim rero yaza gushyira umutima umwe hamwe na Yesu, yere kuba umuntu uhuje umutima na Yesu. Uyu munsi uri we wese uramutse utahuye umutima w'Imana muri Bibiliya, umutima ukahuza n'uwe. Umutima we ntabwo uzahuzwa na Yesu uri muri Bibiliya gusa, ahubwo umutima uzahuzwa na Yesu Kristo uriho n'uyu munsi wa none. Umutima ntuhuzwa n'Imana. Guhera iki ibibazo byawe byose bizenduka ibibazo bya Yesu. Icyo nashatse kubwira umwene data Kim Chong Wan nuko namwe Yesu arashaka gukiza, aragukiza. Ni koko arankiza. Nugira umutima nawe muri wowe, uzaba ugize umutima umwe nawe. Nugira umutima umwe nawe, kora ko ubuhindutse umwe nawe, azatangira gukorera muri wowe. Kandi iyo kanseri zaba ari ubusa uyigereranyije nawe. Inshuro nyinshi nagiye ngira ibitekerezo bitandukanye n'ibya Yesu. Najyaga mbeshya, nkiba, nkakora amabi menshi,
nahoranye umutima utandukanye n'uwa Yesu. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri naje gutabara ko ibyaha byanjye byose byababariwe n'amaraso ye. Rero Yesu avuga ku musaraba akeza ibyaha byanjye, ndamutse nkomeje kuvuga ko ndi umunyacyaha, ibyo si uguhuza umutima. Niba mfite umutima utandukanye n'uwa Yesu, Yesu ntiyakorera muri jye, nagaragaraga nk'umunyacyaha. Ariko niba Yesu avuga ko yogeje ibyaha byanjye, ubwo rero nkwiye kuvuga ko nanjye ibyaha byanjye byababariwe. Icyo gihe Yesu nanjye duhuza umutima. Murabyumva? Mu myaka ibiri iheruka ubwo twageraga Christmas cantata, abantu bajyaga bavuga bati, mu mukino bakinaga harimo umukecuru umwe ndetse n'umusaza, igihe kimwe barimo gutembera nuko bashaka kujya gusangira ahantu. Nuko umusaza akavuga ati, abwira umugore we ati, umusaza yabwiye umugore we ati, reka tujye kurya inkoko nk'iyo ukunda. Umugore aravuga ati, reka tujye kurya inyama y'inka ukunda. Nuko umusaza aravuga ati, reka tujye kurya inkoko. Umukecuru ati, reka tujye kurya inka. Nuko batangira kujya impaka. Wa musaza aravuga ati, ntujye wumva ibyo nkubwira. Hariho umukino umeze utyo mu byo barimo gukina. Ubwo umusaza avuga ngo reka tujye kurya inkoko, umukecuru agomba gusubiramo ati, ntacyo, reka tujye kurya inkoko nk'uko bivuze. Mu gihe umukecuru avuze ati, reka tujye kurira inyama y'inka, umusaza agomba kuvuga ati, nibyo, reka tujye kurya inyama y'inka nk'uko ubishaka. Buri wese icyo yavugaga mugenzi we yajyaga amuhinyuza akamuhakanya. Ntibyakagombye kugenda bityo. Mu gihe umusaza avuga ati, reka tujye kurya inkoko, umukecuru akavuga ati, yego, reka tujye kurya. Cyangwa se umukecuru avuga ati, reka tujye kurya inyama y'inka, umusaza akavuga ati, ntacyo, reka tujye kurya. Uko niko bakagombye guhuza umutima. Ariko muri ako gakino baravugaga bati, oya, reka tujye kurya inkoko, undi ati, reka tujye kurya inyama y'inka. Ati, oya, mvuze inkoko, undi ati, reka ni inkoko. Ntibakagombye kuba baragiye impaka ngo ikiba gipfe. Iyo baza kubigenza gutyo umutima wari guhinduka umwe. Nibyo kuko dufite ibyaha byinshi, ariko Yesu wese uko yavuze, iravuze ngo ibyaha byarogejwe. Ahantu henshi muri Bibiliya ngo yarapfuye ubwo yapfiraga ibyaha byacu byarogejwe. Rero kwizera Yesu bisobanuye kwizera ko yogeje ibyaha byacu. Abantu benshi mu gihe babaho ubuzima bwabo bw'umwuka, nubwo ibyanditswe byinshi bivuga ko ibyaha byacu byogejwe, bo baravuga bati, oya, ndi umunyacyaha, reka da, uri umukiranutsi. Oya, ndi umunyacyaha, reka da, uri umukiranutsi. Oya. Ibi ntabwo twakomeza kubiganira. Kugira ngo bahuze umutima wabo na Yesu rero, nibyo nshobora kugaragara nk'umunyacyaha mu maso yanjye. Nubwo namboneka nk'umunyacyaha mu maso yanjye, niba Yesu avuze ko ndi umukiranutsi, mba ngomba kwikiriza ko ndi umukiranutsi. Iki ni cyo guhuza umutima nawe bivuze. Mu mujyi wa Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuhafite mushiki wacu umwe. Hariho mushiki wacu umwe, murumuna waba mu gihugu cya Koreya, ariko umudamu yaje gushakwa n'umugabo w'umunyamerika, aba muri Amerika ari umwarimu. Umunsi umwe barantelefonnye, ni murumuna wari wampamagaye, arambwira ati, paseri, mukuru wanjye akora muri Amerika nk'umuganga, ariko ngo agiye kwicwa na kanseri. Ati, mushiki wanjye witwa Yuna muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ararwaye. None bakoze inama y'umuryango baribaza bati, ese ubundi iki twamukorera? Bakusanyije amafaranga, sinzi uburyo yanganaga. Ayo mafaranga bayaha murumuna wari urwaye. Nuko umuryango uravuga ngo, ngaho fata amafaranga usange mukuru wawe urwaye, ujye umutekera, umukorere masuku, umwiteho. Ati, ubwo azaba yitabye Imana uzagaruke muri Koreya. Ubwo ageze muri Amerika, yarantelefonnye kuri telefone. Ati, paseri, mukuru wanjye ararwaye kanseri kandi agiye gupfa. Ati, rero ngiye kujya gusura mukuru wanjye kubera iyo mpamvu. Nuko ndamubwira nti, abantu barwaye kanseri bahora batekereza kuri kanseri gusa. Ibyo bituma bapfa vuba cyane. Naho baba barwaye kanseri, baramutse babyibagiwe bakaba bishimye, byaba ari byiza. Rero wizeye ko Imana izagukiza, icyo gihe urushaho gukira. Nuko aragenda. Nyuma yuko agiye, naravuze nti anakoze amakosa. Nakagombye kuba namusabye nimero ye. Nubwo ngiye ubwanjye nakwigira muri Amerika, ariko nshobora kumuhamagara kugira ngo mukomeze, nkaba nasangira ijambo ry'Imana nawe, nuko tukaganira. Ariko yari amaze kugenda, nuko ndabireka. Buke bwaho nabonye hari umuntu mbuze kuri telefone, ndebye nsanga atari nimero muri Koreya. Ubwo nayihamagaraga, nasanze ari uwo mushiki wacu witwa Yuna, mukuru wa wundi wagiye muri Amerika, ari nawe wari urwaye. Nuko arandamutsa aravuga ati, rwose narwaye kanseri ubundi kuvurwa mu bitaro. Nuko tugirana ikiganiro cy'iby'umwuka. Nyuma y'iminsi mike nyuma yaho yaje kongera kumpamagara kuri telefone, ngerageza kumuhesha ibyiringiro, nuko arushaho koroherwa. Rimwe mu cyumweru twajyaga dutelefonana, nuko tukaganira kuri telefone. Ariko umushiki wacu Yuna yagaragaraga nk'amerewe nabi cyane, byose nk'atameze neza na busa. Ndamubaza nti bimeze bite? Arambwira ngo bimeze gutya na gutya. Ati, paseri, ndagushimiye ko warafashije kugeza ubu, sinekereza ko ari mahirwe ngifite. Ese kubera iki? Nuko arambwira ati, mu gihe ari kuvurwa ngo nta peti na nkeya bafite, bituma atabasha kurya na busa. Nari ngiye guseka. Ese niki kikubuza kurya? Ese nabyo kurya ufite?
ati mu rugo ibyo kurya ndabifite, none iki kikubuza kurya? Ati ibintu byose mba numva bibishye simba shaka kurya na busa. Yavuze ko ibintu byose biba bibishye bityo adashaka kubirya. Nuko ndaseka. Ati se pastor urasetswa n'iki? Ntiye gushora guseka, ariko si n'iki kigushekeje? Ni wowe nshekeje. Ni mushiki wacu rero burya abarwayi ba kanseri. Kora ko ibyo kurya bikubihira n'iki gituma utarya na bike? Ibyo rwose nta shingiro bifite, nta shingiro bifite. Kugira ngo tuneshe uburwayi icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Gufata imiti ni ingenzi cyane, ariko icy'ingenzi cyane kurushaho ni ukugira ngo umubiri wawe ukomere, abasirikare bawe umubiri wakomere, ntuze kugaragaza ibimenyetso bindi. Kugira ngo ugire umubiri ukomere rero ugomba gufata ibyo kurya. Bitekerezo mushiki wacu bishobora kuba bibishye, ariko niba ushaka komeza kubaho wabirya n'ubundi. Imodoka ntabwo izi icyanga cy'ibitoro ipfa kubyakira gusa ikagenda. Byaba biryoshye cyangwa se bitaryoshye uramutse ubimize gusa, bizaguha intungamubiri bitume abasirikare barwanira umubiri wawe biyongera ubashe gukira. Nuko mushiki wacu aravuga ati pastor ibyo koko ni ukuri. Bukeye bwaho yatangiye koroherwa. Numvise ko mu cyumweru cyashize yakize akamera nk'uko yahoze ameze kera. Icyo gihe twateguye igiterane mu mujyi wa Dallas, nuko azayo duhurira turaganira. Yavuze ko mbere yatajyaga arya akora ko byose byabaga bibishye. Yaba ibyo kurya biryoshye tukabirya gutyo byakaba ari byiza, ariko nk'umurwayi wa kanseri n'undi ukeneye kubirya naho byaba bibishye. Kora ko maze kwakira intungamubiri zizashoboza abasirikare b'umubiri kurwanya iyo kanseri. Ikintu gitangaje nuko guhera uwo munsi uwo mushiki wacu yatangiye kujya arya. Yashyize ibyo kurya ahantu hose mu rugo mu nzu ye. Icyo ahuye nacyo cyose agafata akarya. Mu byumweru bike byashize yasaga nkomerewe neza cyane kurenza uko yahoze ameze. Yari ameze neza cyane. Subira mu giterane nanone nari namubwiye kurya bityo ararya. Uwo mushiki wacu arambwira ati nuko byari ikibazo cy'ubuzima n'urupfu cyatumye mpfa kurya nubwo ntabishakaga. Abantu arajya bavuga bati kora ko bibishye ntabwo ushobora kubirya. Ndabinginga ni rwose mubirye, ariko bikarangira batabiriye n'ubundi. Kubiha ntacyo bivuze, igikuru ni ubuzima kubaho ugakira urupfu. Ibyo byatumye yoroherwa arushaho gukira. Nyuma yaho yaje kongera kumpamagara ati pastor ndagushimiye kubw'ibyo nkoreye kugeza ubu ngubu, ariko ntekereza ko ubu ngubu irarihereza noneho. Ntese ikibazo ni ikihe koko? Ati pastor no mu nda harangiye cyane sinshobora kubyihanganira, birababaza cyane. Ntese ubu uracyarimo kubabara? Ati ubu sinyirimo kubabara, birongera biransetsa nanone. Ati se pastor rugusetswa n'iki? Ni waribwaga mu nda ariko ntukiribwamo, none ubwo ikiguteye ubwoba ni iki? Ati uziko byo koko pastor. Nyuma yaho nabwo arongera aroroherwa cyane. Umunsi umwe yari yambaye yakanzu y'abashoje kaminuza, nuko anyohereza ifoto ye yambaye ikanzu. Ndamubaza ese ibyo ni ibiki noneho? Ambwira ko yasoje ubuvuzi bwa kanseri, yikoreye umunsi mukuru. Guhera uwo munsi yatangiye koroherwa, nubwo agombaga gupfa vuba cyane, ariko nyuma y'igihe gito cyane yahise akira. Asubira ku kazi, asubira ku ishuri ajya kwigisha. Umuyobozi w'ishuri arabyishimira cyane. Umwaka wakurikiyeho hari ku munsi wa Noheli wa Pasika, nuko pastor uyobora itorero ryacu ahamagara uwo mushiki wacu. Avuga ati ese mushiki wacu wazaje muri Korea mu giterane cya Pasika ukasangiza abantu ubuhamya bw'ukuntu wakize kanseri? Nuko mushiki wacu azazanye n'umugabo we atanga ubuhamya bwe bwari bwiza cyane. Guhera icyo gihe buri ko ahuye n'umurwayi wa kanseri wese abasangiza ubuhamya bwe akanabasengera. Ubu ngubu umushiki wacu ndetse nanjye twahuje umutima ku bijyanye n'uburwayi. Umutima ntabwo wari umeze icyo kimwe nkanjye, umutima yawushyize hamwe na Yesu twaganiraga. Guhera uwo munsi uburwayi bwe bwose bw'ibibazo bya Yesu. Ikibazo wagira icyo ari cyo cyose, mu gihe uhuje umutima wawe na Yesu uhinduka umwe na Yesu, kandi umurimo Yesu yakoraga uzakoreka nawe mu buzima bwawe. Ubu ngubu yimukiye Washington, aracyampamagara rimwe na rimwe. Umugabo we arabyishimiye cyane. Ubu uko ari umurwayi wa kanseri arampamagara, nuko akumva ibyo umubwira akanshimira. Uko niko bigenda. Nige naho suraga mwene data Kim Jong Un nabwo yaragiye gupfa, nuko ndibwira nti yeza kuba atari igihe ahubwo ari Yesu waje hano, yari gukiza uyu mwene data rwose byanze bikunze. Ndamusemuje umutima wanjye na Yesu, Yesu nawe yakora. Nibyo kuko Yesu arashaka gukiza uyu muntu. Iki gihe ramubwira ijwi rirenga nti mwene data Kim, fungura amaso yawe ndebe. Ati yego pasiteri. Ni ugiye kwicwa na kanseri. Abaganga bavuze ko minsi mike uzaba upfuye, ariko ntega amatwi unyumve. Nasomye Bibiliya. Uburwayi abantu bagira bwose uko bwaba bumeze, ubwo Yesu yahoraga nawe yarabakizaga bose. None Yesu ari hano ari kumwe natwe, kandi nawe Yesu arashaka gukiza. Uramutse uhuje umutima wawe na Yesu, guhera icyo gihe Yesu azatangira gukora. Ni gute wahuza umutima wawe n'uwa Yesu? Nubwo atagaragara n'amaso ariko ari hano ari kumwe nanjye, byanze bikunze azankiza, kandi ndabasha gukira koko. Wowe ugumana uwo mutima, byanze bikunze urakira. Nuko murambikaho ibiganza ndamusengera.
nuko umwe ndetse nawe yizera ko Yesu ari bumukize koko. Dukomeza urugendo rwacu twerekeza kwa Anju, nuko turagaruka. Igihe kimwe ubwo nari mukuru igifungo rya mu gitondo rimwe ndetse mwampamagaye ambwira ko ari mwene Takim. Ndamaze mwene Takim nturapfa n'ubu ngubu. Ati yego paseri. Ntese umeze neza? Ati yego rwose meze neza. Ati paseri uyu munsi ndi gusezererwa mu bitaro. Ntese nukuri koko? Ati yego haleluya. Mbishimira Imana cyane. Ati ejo hashize muganga yaransuzumye asanga nta kanseri na nke yashoboye kubona mu mubiri wanjye. Umunsi umwe yaje ku itorero ryacu ari ku cyumweru mu gitondo adusangiza ubuhamya bw'ukuntu Imana yamukijije. Byaduhaye umunezero mwinshi cyane nuko twishimana nawe. Ubu rero ubuzima bwacu bw'umwuka ku bijyanye no kwizera Yesu nta kindi no guhuza umutima wanjye n'uwa Yesu. Nibyo kuko twaracumuye. Petero yihakanye Yesu bigitangira atekereje ngo ntazemera ko tubona kuko namwihakanye. Sinkwiye no kumwigishwa, ndisubirira mu burobyi, ngenda umurobyi. Ariko Yesu arazagera ku nyanja y'i Galilaya abaza Petero ati sari ifi nimwe wafashe? Ati reka da ntayo. Ngaho jugunya urushundura rwawe iburyo. Arujugunye afata ifi nyinshi cyane. Nuko barahura barasangira. Bamaze gusangira Yesu aramubaza ati Simoni mwene Yona, ese urankunda kurenza aba bose? Nuko Petero aravuga ati yego mwami urabizi ko ngukunda. Petero yakundaga Yesu ariko bitewe nuko yamwihakanye gatatu kose ntiyifuje kuba umwigishwa we kundi. Yesu niko kumubaza ati ese urankunda kurenza aba bose? Ati yego mwami ndagukunda. Ngaho rero ragira intama zanjye. Nuko aratangara, ariko se Yesu ko nakwihakanye none intama zawe urazinyeguriye? Ati yego ndabyizeye, nzaragira intama zawe, nizeye ko wogeje ibyaha byanjye. Petero na Yesu bagize umutima umwe uhuye. Ubu rero Petero ari mu nzira yerekeza ku rusengero rw'i Yerusalemu abona wa muntu wari umugaye arimo gusabiriza. Nuko Petero aramubwira ati ngaho turebe. Petero yatekereje ngo iki? Ati Yesu ari kumwe nanjye, kandi Yesu yakijije umuntu umugaye nk'uriya nubwo ntari kubasha kumubona, ariko Yesu uri muri njyewe nawe ashoboye kumukiza. Petero aramubwira ati ngaho turebe. Wa muntu umugaye ubura amaso aramureba. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Atagendeye ku bitekerezo bye, agendeye ku mutima wa Yesu, nuko aramuhagurutsa. Umutima wa Yesu wari muri we watangiye gukora, nuko atangira guhaguruka. Cyo kimwe nka Petero uwo nguwo, nanjye niyemeje kubana n'umutima wa Yesu. Nubwo nakoze ibyaha byinshi cyane nkaba mbona ko ndi umunyacyaha, ariko Yesu yanyise umukiranutsi. Nibyo kuko nakoze ibyaha byinshi, ariko niba Yesu avuze ko ndi umukiranutsi, ubwo nyine ndi umukiranutsi. Niba yarogeje ibyaha byanjye ku musaraba, ubwo nyine ibyaha byanjye byarogejwe. Amen. Uko niko nizeye. Guhera icyo gihe Yesu yakoze imirimo myinshi cyane mu buzima bwanjye. Bitewe no kwihakana Yesu gatatu kose, yiciraga urubanza mu mutima akibwira ko adakwiye kuba umwigishwa, ariko yaje kumenya ngo Yesu yarankunze, nicyo cyaha nacyo cyababariwe ku musaraba. None Simoni mwene Yona, ese urankunda kurenza aba bose? Petero yakundaga Yesu arambwira ati ngaho gaburira intama zanjye. Ati yego mwami, ni koko narakwihakanye, ariko ndakwizeye, nizeye ko wogeje ibyaha byanjye. Niyo mpamvu ajyaga mu rusengero rw'i Yerusalemu akabona wa muntu wari umugaye, yabitekerejeho. Yesu yaza kuba uri hano niwe yari gukiza uyu muntu. None Yesu ati no muri njye nanjye ubwanjye. Abwira wa muntu umugaye ati ngaho turebe. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Ako kanya ahita ahaguruka. Petero ndetse na Yesu bari bahuje umutima. Petero yabaye nka Yesu neza. Mu gihe mpuje umutima wanjye na Yesu, mu gihe nsengeye abantu barakira, ibyo byambayeho kenshi. Ubu rero twabambanywe na Yesu ku musaraba, ubu Yesu atuye muri twe. Niba Yesu aba muri jye, mu gihe uhuje umutima wawe nawe, inenge zacu zose zezwa n'ayo maraso, Yesu atangira kuba muri twe no gukorera muri twe. Icyo gihe nawe uhinduka Yesu muto. Abantu bakira agakiza binyuze muri wowe, imbaraga z'Imana zikigaragariza muri wowe. Ibyo ndabyizeye. Ntukwiye kureba ku ntege nke zacu n'amakosa yacu, kubera ko byose byegerejwe ku musaraba. Kuri ubu Yesu ari kumwe natwe. Kugira umutima umwe uhuye n'uwe, icyo gihe uzakora imirimo nk'iyo Yesu yakoze. Imirimo ya Yesu izatembera mu buzima bwawe. Maze kwakira agakiza kuva mu 1962, muri myaka yose itambutse nabanye n'umutima wa Yesu, nabonye Yesu akorera mu buzima bwanjye ibintu byinshi. Nirije ko nakwakira ubuntu bwa Yesu agakorera mu buzima bwawe. Mwese muvuge muti amen. Amen. Haleluya. Dusenge. Mana Data yera turagushimye. Tukora abantu babi cyane b'abanyabyaha, ariko binyuze amaraso y'umusaraba wawe waratwejeje twese. Ubu turera. Icyatwa twarakoze uko cyaba kimeze kose, tugushimiye ko warabyigeje byose. Uyu munsi twemere tubane n'umutima wawe, wigaragarize muri twe. Nkuko Petero yakijije umuntu urumugaye, reka natwe tube rw'izina ryawe. Twizeye imbaraga uzigaragariza mu buzima bwacu. Ntudukundire kubona ibitekerezo byacu kundi, tujye tubana n'umutima wawe. Udukundire kwakira ubuntu n'imigisha yawe. Tugushimiye cyane ko waraduhaye iki giterane. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.
ndabashimye cyane mwese.